bamwe mwari mufite impungenge muvuga muti ese ko insengero bazifunze bizagenda bite? Ijambo ry'Imana ko mbona twarikennye, ariko kugira ngo mbabwire ko Mombe Empire ari igisubizo kuri mwese murajya muyikurikirana rwose. Icyo nakubwira wowe, kanda subscribe nk'uko urimo ubibona, jya uba uwa mbere mu kubona ibiganiro dushyizeho n'ijambo ry'Imana dushyizeho, uba uwa mbere mu kuribona. Amazina yanjye nitwa Masengesho Yves cyangwa se Yves Masengesho, nkaba nzwi ku izina rya Mahombe. Izina Mahombe naryiswe n'ababyeyi banjye, ni akazina banteruye naje kubabaza, bambwira ko kera bakiri hari Tanzania mu Ruhungo ari umubyeyi bari baturanye yari afite umwana witwa Mahombe, none iryo zina bararikunda, bataba bagira icyifuzo ko abana bazabyara bazarimwita, rero nuko niswe iryo zina. Murakoze cyane. Rero ndi umusore, ndi umuvugabutumwa ubikunda, nkaba ndi umukozi w'Imana ubikunda cyane rwose. Rero uyu munsi nkaba cyangwa tuganire ku ijambo ry'Imana. Uko murimo mubibona, insanganyamatsiko iragira iti imbaraga za Mwuka Wera. Imbaraga za Mwuka Wera rero niryo jambo, niyo nsanganyamatsiko y'ijambo ryacu, niryo jambo tugiye kuganiraho, imbaraga za Mwuka Wera. Impamvu tuvuga ngo Mwuka Wera nuko hariho n'iyindi myuka. Hariho Mwuka Wera, hakabaho na mwuka mubi. Ubwo ngira ngo nyine murabyumva. Mwuka Wera ikinyuranyo cyayo ubwo ni mwuka mubi. Harimo mwuka mubi arizo mbaraga z'umwijima, ziriya mbaraga za Rusufero, bazimwe n'abadayimoni, ziriya mbaraga z'abakonikoni, abacwezi, abacumyi n'abirutsi. Izo nizo mbaraga mbi z'umwijima, ariko hejuru y'izo mbaraga z'umwijima hari imbaraga za Mwuka Wera, arizo nshaka ngo tuganireho. Rero izo mbaraga za Mwuka Wera benshi ntabwo bazizi, benshi baracyazitiranya, benshi ntibazisobanukirwa, ariko imbaraga za Mwuka Wera ndagira ngo nkubwire ko hari imbaraga zifite imbaraga zisumba izindi mbaraga. Izi ni imbaraga ziteye ubwoba cyane, izi ni imbaraga rwose zifasha umukiranutsi ubirimo neza, ni imbaraga rwose zimufasha mu rugendo rugana mu ijuru. Izi ni imbaraga, umusore ufite izi mbaraga za Mwuka Wera ntabwo akangwa n'icyo ari cyo cyose. Umusore ufite imbaraga ya Mwuka Wera imuyobora ntabwo yirukanka mu dukobwa nk'abandi bose. Umusore ufite izi mbaraga za Mwuka Wera ntabwo ajya mu biyobyabwenge ngo ajye kwiyakuza urumogi. Umusore ufite izi mbaraga za Mwuka Wera uramureba ukabona ko hari umusore ukomeye ushikamye koko, umusore ubahisha Kristo, umusore ufite imbaraga za Mwuka Wera, umusore rwose ubona wambara akikwiza, umusore utajya upfumura amatwi nk'abandi, umusore utajya wiyambika amaherena, n'umusore ureba ukabona ameze neza cyane, umusore utajya wikora ibindi ibyo ari byo byose by'umwijima. Umusore ufite imbaraga za Mwuka Wera rwose bari umusore umeze neza cyane. Umukobwa ufite izi mbaraga za Mwuka Wera ntabwo bamushuka ati turyamane ndaguha amafaranga, aravuga ati mu izina rya Yesu ngenda umukristo, ntabwo wanshukisha ibyo byose. Umukobwa ufite imbaraga ya Mwuka Wera ntabwo wamushuka ngo yishyingire, aguma ku ijambo rwose, aravuga ati ngewe ndi uwa Kristo, Kristo azankorera ubukwe, Kristo azanyubakira, kandi naho atanyubakira nzataha ndi umukristo rwose, kugira ngo nanduze ikanzu yanjye yera, nataha ndi umukristo. Umugabo ufite imbaraga ya Mwuka Wera ntabwo aciye mu mugore we. Umugabo ufite imbaraga ya Mwuka Wera akunda umugore we. Umugore ufite imbaraga za Mwuka Wera akunda umugabo we, ntabwo aca inyuma umugabo we. Umugore ufite imbaraga za Mwuka Wera amenya kubahiriza inshingano z'urugo. Umukecuru bafite imbaraga za Mwuka Wera rwose bakabona koko hari abakristo ko bakomeye bameze neza cyane, bagikundana, bubahisha umwami wacu Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Imbaraga za Mwuka Wera rero ni imbaraga zikomeye cyane, imbaraga zikomeye cyane rwose. Ndagira ngo nifurize buri umwe wese kugira izi mbaraga za Mwuka Wera, kuko ni imbaraga rwose nziza cyane. Rero impamvu nazanye insanganyamatsiko yitwa imbaraga za Mwuka Wera kugira ngo tuyiganireho, maze iminsi nitegereza nkabona abantu ibyo bakora, ubona ko abenshi batari bakira imbaraga za Mwuka Wera.
umwuka wera atari yatura muri bo. Rwose narabyitegereje cyane mbona ko umwuka wera ataratura muri bo abenshi, aho ubona abantu icyaha cy'ubusambanyi bamaze kugica amazi. Mu mashusho twirwa tureba ku ma YouTube, mu ndirimbo, abakobwa barabyina bambaye amakariso yonyine, abagabo barakora ibintu kumirwa, abasore abagore ukabona rwose barabyina n'amakariso, ibintu barimo indirimbo bari guhanga, ibiki byose ni ibintu biganisha ku busambanyi. Abantu rwose umwuka wera ntarabinjira. Iyo witegereje ubona ko isi rwose isi iri kurangira, ibintu biri kuba rwose sinabona uko mbisobanura. Rero niyo mpamvu navuze ngiye tuganire kuri insanganyamatsiko y'imbaraga za mwuka wera. Rero turifashisha ijambo ry'Imana, ibi biryo byiza, turifashisha ijambo ry'Imana. Ibi ni ibiryo rwose. Turasoma ijambo ry'Imana, turasanga mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa. Igitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa. Kino gitabo ntabwo kigaragaza umwanditsi wacyo nyakuri, nubwo abenshi bavuga ngo ni Luka wacyanditse, ariko ntago duhamya ngo ni runaka wacyanditse. Turasoma mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, igice cyaho ni icya mbere, umurongo wa 8. Titire y'amagambo iravuga iti: Yesu azamurwa mu ijuru, abigishwa basubira i Yerusalemu. Yesu azamurwa mu ijuru, abigishwa basubira i Yerusalemu. Igice cya mbere umurongo wa 8. Tugende ku murongo wa 8. Haranditse ngo: Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Turasubiramo: Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Katubumbe Bibiliya zacu tuganire kuri aya magambo. Aya magambo ni umwami Yesu Kristo wari urimo ayavuga, ayabwira abigishwa be ubwo yari agiye gusubira mu ijuru. Yahagaze ku musozi hariya i Yerusalemu. Yesu Kristo ahagarara hariya i Yerusalemu, maze arangije abwira abigishwa be ati: Icyakora muzahabwa imbaraga nshya umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya n'i Samariya no kugeza ku mpera z'isi. Aya magambo Kristo yayavuze ubwo igihe cye cyo gusubira mu ijuru cyari kigeze, ahagaze ku musozi, arangije abwira abigishwa be bari kumwe nawe bamuhanze amaso bamureba ubwo yari agiye gusubira mu ijuru. Arangije mu gihe bakirimo bibaza byinshi, mu gihe bakirimo batekereza byinshi, Kristo niko guhita ababwira aya magambo akomeye cyane ati: Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, ngo niho muzahitamo abagabo bo kumpamya Yerusalemu n'i Yudaya n'i Samariya no kugeza ku mpera z'isi. Aya magambo Kristo ayavuga yerekanaga ko igihe cyose bari bamaze bano bigishwa nta mwuka wera bari bafite, yaberekaga ko batari bafite imbaraga za mwuka wera. Ndagira ngo mbibutse ubwo Petero yihakanaga Yesu inshuro 3. Petero kwihakana Yesu Kristo, Petero ntabwo nubwo Kristo yamubwiye ati: Petero, inkoko itarabika 3 urabamaze kunyihakana. Petero ntiyumvisha ukuntu yakwihakana umwami Yesu Kristo, ariko Yesu Kristo yarabibonaga ko Petero we adafite mwuka wera. Petero nta mbaraga za mwuka wera yari afite, byo cyatumye yihakana umwami n'umukiza Yesu Kristo, amwihakana inkoko itarabika inshuro 3. Yesu niko guterura ababwira aya magambo ubwo aragiye gusubira mu ijuru, ubwo yaberekaga ko azaboherereza mwuka wera akababera umuyobozi, akababera umufasha, akazajya bacira n'imanza mu gihe baguye mu cyaha cyangwa se bacumuye bakatura. Yesu arababwira ati: nibwo muzahabwa imbaraga umwuka wera namara kubamanukira, umwe n'abasezeranyije, nimurangiza muhitemo abagabo bo kumpamya Yerusalemu n'i Yudaya n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Nshuti bavandimwe, hari abantu benshi batari bakira mwuka wera. Rwose uzabibona ugasanga umuntu ni umuririmbyi, araririmba rwose, aratera ikorasi, aratera haleluya, abona abantu buzuye mwuka wera, ariko mu kanya ugatangazwa no kumusanga ari mu gatsiko k'abantu bari kuvuga mugenzi wabo, ari mu gatsiko k'abantu bari gutukana. Mu kanya ukamusangana
arimo bakora ibyaha bitandukanye, ugasanga niwe waraye mu mazu y'abandi, ugasanga ubusambanyi n'ibindi byaha bitandukanye, ugasanga arimo arasuzugura umugabo we, ugasanga arasuzugura umugore we, ugasanga niba ari umwana ntikimubuza gusuzugura ababyeyi, ariko yagera mu rusengero yafata iyo mikoro yatangira kuririmba, abantu benshi bagafashwa, abantu benshi ukabona buzuye Mwuka Wera, ariko nyamara mu by'ukuri uyu muntu ntabwo aba yakakira imbaraga za Mwuka Wera. Mwuka Wera ntabwo aba yakamugezeho, Mwuka Wera ntabwo aba yakamugezeho ngo amuhindure kugira ngo uyu muntu rwose abashe guhinduka. Mwuka Wera rero azatubera ngo umuyobozi namara kutugeraho, azajya atumenyesha iby'iminsi n'ibihe. Ndagira ngo mbabwire ko umuntu ufite imbaraga za Mwuka Wera, Mwuka Wera aba ari umuyobozi. Mwuka Wera iyo umufite mu by'ukuri, iyo ugiye gukora ikintu kidatunganye, ikintu kitari cyo, Mwuka Wera kugeraho akagukebura, akakubwira ati ibintu uri gukora ntabwo ari byo, ati ahantu ugiye kunyura ntabwo ariho, hindura inzira, ibyihorere, akumenyesha iby'iminsi n'ibihe, akakumenyesha ati ejo n'ejo bundi bizaba bimeze bigutya na gutya, bityo ukamenya uko witwara. Izi mbaraga za Mwuka Wera, umusore wazakiriye ntabwo yitwara nk'abandi basore. Umusore wakiriye Mwuka Wera ntabwo amera nk'abandi. Iki gihe abasore Satani arabasumiriye, Satani yabibasiye, Satani rwose yabafashe cyane, Satani abamereye nabi. Abasore rwose ubu imitima yabo yibera mu bigenda mu bintu by'ubusambanyi. Umusore ufite imbaraga za Mwuka Wera ahora yibereye muri ya ndirimbo y'108. Oh haleluya, ya ndirimbo yacu, njye ndi umukristo kandi nzahora ndiwe mu bihe byose kugeza no kugupfa. Iyo niyo ndirimbo atera mu gihe abandi barimo bavuga bati dore umwana ukeye, dore umwana uhiye, dore umwana sha. Babona umukobwa aciye barangazwa n'amabuno ye, barangazwa n'ibintu bidafite umumaro, ariko wa musore ahora ari mu mwuka, areba ati njye ndi umukristo. Wa musore ntiwamushuka ngo aryamane n'umukobwa ngo asambane nawe, ntiwamushuka arongora igipagani, ahubwo ahita avuga ati nikomerezaho ni Yesu Kristo, nishingikirijeho ni Yesu Kristo. Yumva ari mu mwuka, yumva akomeye, yumva ameze neza, naho yagera mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, cya gikombe cyitwa paka, Uwiteka leta avugura amasoko mu mutima we. Uwo musore agakomera, kumva ameze neza, agashima Kristo umwami n'umukiza wacu. Basore ndabifuriza guhabwa imbaraga za Mwuka Wera, basore ndabifuriza kugira imbaraga za Mwuka Wera. Mwuka Wera nabashoboze, Mwuka Wera nabafate, Mwuka Wera nabafate rwose. Daniyeli ageze hariya i Babuloni, yari umunyage. Akigerayo Daniyeli naramukunze cyane, ngo akigerayo bahita agambirira kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami, ibyo kurya by'ibwami, habe no kunywa kuri vino y'ibwami, kuko yabonaga ko byanduye, ko bitameze neza. Daniyeli we na bagenzi be bahita bagambirira kutaziyandurisha ibyo byo kurya by'ibwami, ibyo by'i Babuloni. Daniyeli abitera umugongo. Daniyeli yari umusore mwiza cyane, umusore w'intangarugero. Daniyeli na bagenzi be Saduraka, Meshaki na Abedenego batubera intangarugero rwose. Bakigera hari i Babuloni, bakigerayo bitegereje ibiri gukorerwa i Babuloni, bitegereje ubusambanyi buri kubera i Babuloni, bitegereje ibigendanye n'amayoga n'itabi binyobwa hari i Babuloni. Bahita bagambirira kutazabyiyandurisha, bati twebwe twarakebwe, twebwe turabaheburayo, ntabwo twakwiyandurisha ibi ngibi. Hoya. Basore namwe mureke tugambirire kuba nka Saduraka, Meshaki na Abedenego na Daniyeli i Babuloni. Abasore baho babaswe n'ibyaha by'ubusambanyi, abasore baho babaswe n'ibyaha by'ubusinzi, abasore baho ntabwo bubaha ababyeyi babo, abasore baho barasuzugura, abasore baho biyambika twa tuntu tw'uducupa, bambara na za deshire. Abasore b'i Babuloni bapfumuye amatwi n'amazuru, abasore b'i Babuloni bose ntabwo bitwara neza, ariko mureke tumere nka Daniyeli, Saduraka, Meshaki na Abedenego. Dukomere ku Mana yacu, rwose dukomeze tuyubahishe nayo izatwubahisha.
Jambo riravuga mu gitabo cy'imigani ngo uwicisha bugufi gakubaho Uwiteka Imana, ingororano ye ubuntu bukire, icyubahiro n'ubugingo. Rwose mureke basure tugambirire, dusabe Uwiteka Imana duhereze Mwuka Wera. Mwuka Wera azatubera umuyobozi, Mwuka Wera azadukomeza, Mwuka Wera azaduhereza kuva mu busore tukiri bazima, tutariyanduza rwose tukiri bazima. Mureke tugambirire iki kintu rwose, tugire iki cyifuzo mu mitima yacu, tuvuge tuti Mana duhereze Mwuka Wera ajya akomeza kudushoboza, Mwuka Wera atwiyoborere muri byose. Abasore mwe reka mbabwire, benshi bavuga ko ari ukwiyemera ariko ntabwo ari byo, kuko njyewe Mwuka Wera yaranyoboye. Ndi umwe mu bantu birinze nshobojwe n'imbaraga z'Imana Data, ndinze ngana gutya ntariyanduza ntaragwa mu cyaha cy'ubusambanyi. Ndabishimira Kristo wanshoboje, kuko ntabwo ari ku bwanjye, byinshi byanyirukangagaho, aderera banyirukangagaho, ariko ndabishimira Kristo wabanye nanjye rwose akanshoboza, akamba hafi, akandwanirira mu kuri rwose. Kristo yabanye nanjye niga i Nyagatare muri East African University Rwanda. Satani yari yandangije, byari byarangiye, derira rwose yari yanshoboye. Uwiteka Imana aritambika nubwo telefoni yanjye yibwe, ariko Uwiteka Imana yarakoze, wandinze kugwa muri kiriya cyaha cy'ubusambanyi, kuko byari byarangiye. Satani yari yanshoboye, Satani yari yanshutse ati abandi basore bazajya babikora, wowe uri aho ngaho utazi nuko bimera, ati wagerageje. Ubwo nanjye navuganye n'umukobwa, twabyumvikanye ari buze umunsi yari kuza, ntiyaza. Ubwo ndababara nyine, maze kubabara muri iryo joro ndyamye, Uwiteka Imana arangenderera arambwira ati wari ugiye gukora icyaha, rero telefone yawe barayiba, telefone yawe baraza kuyiba kubera ko wari ugiye gukora icyaha. Sinamenye ibyo ari byo. Bukeye nko mu ma saa 5 nifiriye ahantu mfite agafuka k'amakara, nkora n'abatubuzi, telefone barayintugurira barayitwara nyine. Ubwo ngubwo umugoroba ndyamye, wa mugabo wari waje ambwira ati bagiye kuntwara telefoni, njye kubona mbona arongera agarutse arambwira ati telefone yawe ntibayitwaye se? Ndagenda mbinaga muri toilette ndi kwatura, mvuga nti Uwiteka Imana umbabarire, ntabwo nzongera rwose. Mwuka Wera rero yaramfashe, yaranshoboje, yakomeje kubana nanjye. Mva ni Nyagatare njya kuba ahantu, hari ahantu nabaga nakoraga. Mwuka Wera akomeza kubana nanjye, arandinda, andindira ubugingo, andindira ubusore. Mba no mu rugo naho bita i Rugarama, aho bita mu kagari ka Rugarama niho nabaga, ariko ubundi mvuka mu ntara y'Iburasirazuba, n'ubundi karere ka Nyagatare, umurenge wa Mukama, akagari na Kagishoro, umudugudu wa Kisaro. Aho ngaho niho nakuriye. Ngeze mu myaka 20 gutyo niho twaje kuhava tujya mu kagari kitwa Rugarama, hafi y'ako kagari navukiyemo. Nza kuhavuga iteka ngirira neza amakazi. Rero mwa basore mwe, nagiraga ngo mbumvishe ukuntu tugomba gusaba Mwuka Wera akatuyobora mu mibereho yanjye yose. Urampora nsaba Mwuka Wera ngo ajye andengera, anyobore, ambe hafi, kuko kuri isi biragoye. Isi iriho ibyondo byanduza cyane, noneho cyane cyane abasore biratugora cyane. Satani araduhiga biteye ubwoba. Niyo mpamvu rero babwira ngo mureke tujye dusaba Mwuka Wera tuyobore muri byose, Mwuka Wera dushoboze muri byose, Mwuka Wera turengere muri byose, Mwuka Wera tube hafi muri byose. Kuko tudafite uyu Mwuka Wera twazaseba, tudafite uyu Mwuka Wera Satani yadushobora, tudafite Mwuka Wera katubaho. Mwuka Wera niwe wenyine muyobozi ugomba kutuyobora muri byose. Mwuka Wera niwe ugomba kutuyobora. Ufite Mwuka Wera nta kibazo agira, aba ameze nka wa muntu ufite radiyo ihoramo umuriro, radiyo ifite amanda ahoramo, kuko ahora ku makuru, aba afite amakuru ahoraho. Wa muntu ufite telefoni ihorana rezo irimo umuriro, ameze nka wa muntu afite televiziyo ihoraho, televiziyo ihorana abonema, amakuru yose ayabona nta kibazo. Mureke dusabe Mwuka Wera. Umukobwa ufite Mwuka Wera nta kibazo agira. Dayimoni wa wundi uza kumutera ubwoba ati byakurangiranye ishyingire, uwo ngo ntabwo yamushobora, ntaho yamuhera, kuko Kristo ahora amuha amakuru amubwira ati mwana wanjye
mwana wanjye humura nkukoreye ubukwe, mwana wanjye nzabana nawe, mwana wanjye nkubakira urugo, mwana wanjye nzakubakira, mwana wanjye ndagukunda. Umukobwa ufite Mwuka Wera ntawamushukisha amafaranga ngo baryamane, ntawamushukisha amafaranga ngo amukorere ibyo ari byo byose. Oya, ahora yiringiye umwami n'umukiza wacu Kristo, ariwe bendera ryacu, ariwe duhanzeho amaso. Kristo mbabwira, umukobwa ufite Mwuka Wera nta kibazo ajya agira, naho yageze imyaka 30, naho yageze imyaka yose abahora yumva akomeye, kuko Mwuka Wera bamufashe. Mwuka Wera bamufashe, umukobwa yumva arimo neza. Bakobwa namwe mureke tugire icyifuzo, dusabe Mwuka Wera dusange, Mwuka Wera dushoboze, Mwuka Wera tugirire neza. Hari ibintu njya mbona rwose bikambabaza, ukabona umuntu aravuze ati Imana ikunda umunyabyaha ikanga ngo icyaha, ukabona nirwo rwitwazo bafite rwo gukora ibyaha. Ati ninkora icyaha ati nzihana, ati ninkora icyaha izambabarira, ati n'ubundi ntawe aticaye ku ntebe y'imbabazi, tirakicaye ku ntebe y'imbabazi. None se reka mbabaze, ubwo uvuze uti reka nkora icyaha irambabarira, ugapfa uri gukora icyo cyaha, ukikingira muri iryo joro ukigenda imanda igahita ivuga, wabigenza ute? Impanda ikarara ivuze wishingiye, ngo wabigenza ute? Reke tuganire rwose, ibintu ntabwo ari byiza. Yego twese turi abanyabyaha, kandi iyi si turiho, isi iranduye yuzuyemo ibiziba n'ibyondo, biradutarukira cyane. Twisanga twacumuye. N'umwanditsi wa Bibiliya niko yavuze ngo gerageza gukora ibyiza nk'ibi bikantanga imbere, ngo ndareba nkacumura, navuga nkacumura, natekereza nkacumura. Kandi nanone ijambo ry'Imana rikongera rikambwira ngo nituvuga yuko nta cyaha dufite tuzaba twishuka, kubera ko ngo kuri kutazaba kuri muri twebwe. Ariko nitwatura ibyaha byacu tukabisabira imbabazi, ngo Uwiteka ngo azabitubabarira. Uwiteka azatubabarira. Ndagira ngo iyi myumvire dufite twese tuvemo, iyi myumvire yo kuvuga ngo ninkora icyaha Uwiteka azambabarira, arakicaye ku ntebe y'imbabazi, ngo bigatuma ukora icyaha wabigambiriye ubishaka, ukabikora ubishaka, ati n'ubundi azambabarira, atari cyo waguyemo kubera impanuka. Ibintu ntabwo ari byo. Umugabo ufite Mwuka Wera ntabwo ajya mu kabari ngo bamuterere agatebe mu cyumba hahandi ngo bamuzanire ngo inzoga, kandi hari umudiyakoni, ari n'umuririmbyi, ari n'umucuranzi, tamwe mu byumve. Umugabo ufite imbaraga za Mwuka Wera ntabwo yiyoberanya gutyo. Uwo nguwo aba ataramenya Kristo, uwo nguwo aba akimwihakana rwose, ntabwo aba yakamumenye. Uwo nguwo aba akimwihakana cyane. Nta muntu aba ufite Mwuka Wera ngo ugende ngo agutere intebe mu cyumba ngo akuzanire akayoga nk'umu, ngo hatagira ngo umuntu ngo batazimbona ngo bakampagarika. Niba batari kukubona se, Uwiteka Imana we ntabwo ari kukureba? Ibintu ntabwo ari byo rwose. Nta mugabo ufite imbaraga za Mwuka Wera uca umugore w'inyuma ugenda ngo asambane yihishe. Imana igikomeza kuturengera gusa, wagende asambane, narangiza agaruka akora umurimo yumva muri we atuje, nta kibazo afite, ataranatura icyo cyaha. Ibintu ntabwo ari byo rwose, birababaje cyane. Uwiteka Imana ajya akomeza kuturengera, atube hafi, kuko ibi bintu birababaje cyane cyane. Ariko mureke Mwuka Wera tusabe Uwiteka Imana muduhereze, Uwiteka Imana amutumanurire, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ricyakora ngo tuzahabwa imbaraga, ngo Umwuka Wera natumanukira niko tuzaba abagabo bo kumuhamya Yerusalemu n'i Yudaya no kugeza ku mpera z'isi hose n'i Samariya, tubone kumuhamya neza. Nitumara guhabwa izo mbaraga za Mwuka Wera, Mwuka Wera namara kutumanukira, Mwuka Wera namara kutugeramo, Mwuka Wera namara kudukomeza, ubwo tuzaba abagabo bo guhamya Kristo, tukamuhamya hose aho dutuye. Abaturanyi bose bakamenya ko turi abakristo, abo tubana mu gipangu bakamenya ko turi abakristo, abo tubana bose bakamenya ko turi abakristo. Uwo ari we wese akamenya ko uri umukristo akaguhamiriza, utaranavuga bakavuga bati runaka ni umukristo. Hari umuntu ujya kumva bagenzi be baravuze ngo nka kugira ngo nkizwe nka runaka, mu byarorera ngo nabireka. Ibaze kwera uri umukristo, nta waza gusaba amazi yo kunywa iwawe, bose bagutinya. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo turi umunyu w'isi, kandi ngo iyo umunyu ngo wakayutse ngo barawufata bakawujugunya
kuko batakaje agaciro uwo ari we wese akawukandagira. Ubundi akamaro k'umunyu ni ukuryoshya ibiryo bitarimo umunyu nta wabirya keretse abantu bafite uburwayi, ariko nabo babirya bumva bitaryoshye. Ibiryo bitarimo umunyu nta saba bifite. None se niba uri umunyu w'isi, niba ugomba kuryohera isi, niba bagomba kugufatiraho urugero kugira ngo bakizwe, niba bagomba kukwigiraho ukaba waramaze gukayuka, ukaba waramaze gushiramo isa, ubwo urumva icyo usigaje ari iki koko? Usibye kwinginga Uwiteka Imana akaguha Mwuka Wera, akakumanurira Mwuka Wera, ukamwinginga uti Imana mbabarira ndi umunyabyaha, wa Mwuka Wera akamanuka akaza akagira iki, akakujyamo, nawe ukongera ukaba umugabo wo guhamya Kristo Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya no kugeza ku mpera z'isi, ugatangira ukavuga indimi z'amahanga, ugatangira ukaririmba bikurimo, ugatangira ukabwiriza bikurimo, ugatangira ukadiyakona bikurimo, ugatangira ukavuga ibintu bikurimo neza. Uwiteka Imana yabwiye Lawudikiya ati yewe ya Lawudikiya we, ntushyushye ntukonje uri akazuyazi. Rero kubera ko udashyushye ntunakonje ukaba uri akazuyazi, ngiye kukuruka ngo wibwira ko wambaye kandi wambaye ubusa imbere yanjye. Wibwira ko ufite ifeza n'izahabu ariko nta kintu ufite. Uramutse uzi ubwenge wansanga, waza nkakwambika ugahisha ubwo bwambure bwawe, ukaza ukanguraho n'ifeza n'izahabu, kuko ubutunzi bwose n'Uwiteka uba ufite. Lawudikiya ntashyushye ntakonje ni akazuyazi, ntakijijwe nta nubwo ari n'umupagani, ntagirijwe ngo abijyemo neza, nta nubwo nabivuyemo burundu, ahubwo akaguru kamwe kari hariya kwa rusofero, akandi kari hehe yagashyize hano mu by'Imana. Akaguru kamwe kari mu buririmbyi, akandi kari mu nzoga. Akaguru kamwe kari mu kidiyakoni, akandi kari mu busambanyi. Akaguru kamwe kari mu bunyamasengesho, akandi kari mu kuroga. Yewe Lawudikiya we, kudashyushye ntunakonje ukaba uri akazuyazi, none Uwiteka ko agiye kukuruka. Lawudikiya we, wakwisubiyeho. Nshuti z'Imana, bino bintu birababaje rwose. Dufite abantu benshi bameze gutya, ugasanga umuntu ngo ni umukristo, ngo ni umuririmbyi ukomeye, aragenda hariya akaririmba, ariko ugasanga arava kuririmba ajya kurara muri loji, ajya kurara n'abasore. Akaguru kamwe kari mu buririmbyi, akandi kari mu busambanyi. Yewe wa muntu we, wibwira ko Imana itakubona. Zaburi ya 50 umurongo wa 21. Ibyo byose ngo urabikora akakwihorera, ukibwira ko nkanye nawe, ngo ariko ngo ninjya kuguhana, ngo nzaguhana mbishyire ku mugaragaro kuko byose bikurikirana. Reka tuyisome. Zaburi ya 50 umurongo wa 21. Zaburi ya 50, ngiye gusoma Zaburi ya 50 umurongo wa 21. Zaburi ya 50 umurongo wa 21 haranditse ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko nkanye nawe rwose, ariko nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Reka tuzamuke haruguru gato ku murongo wa 16. Ngo ariko ngo umunyabyaha Imana iramubaza iti wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye, ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe. 17. Ubwo uri inyanga guhanwa ukirenza amagambo yanjye. 18. Uko ubonye umujura wishimira kubana nawe kandi ufatana n'abasambanyi. 19. Ushyira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rukarema uburiganya. 20. Wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyera mwene nyoko. 21. Ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko mpanye nawe, ariko rwose ko mpanye nawe rwose, ariko nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. 22. Ngo nuko mwabibagirwa Imana mwe, mutekereze ibi kugira ngo ne kubashishimura hakabura ubakiza. 23. Untambira ishimwe wese abanyubahiriza, kandi utunganya ingeso ze nzamwereka agakiza k'Imana. Tumaze gusoma aya magambo, tumaze gusoma iyi Zaburi ya 50 umurongo wa 21.
turasomye ngo ibyo urabikora nko kwihorera ukibwira ko ndaje wowe genda ndaje nta kibazo, hari ibyo ndimo. Sorry, mwihangane ngira ngo bantu mudukurikiranye kuri iyi live yacu, ngira ngo mubonye akantu kari kabaye. Hari umuntu urimo amamagara ko nkeneye cyane, ndagira ngo mube mwihanganyeho gatoya, ndaje dukomeze ijambo ry'Imana. Ariko bantu mugiyeho kano kanya, ndagira ngo mbabwire ijambo twari turimo twigaga kuri igitabo cyakozwe n'intumwa, igice cya mbere umurongo wa 8. Haranditse ngo icyakora muzahabwa imbaraga ngo Umwuka Wera nabamanukira, ngo kandi muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu n'i Yudaya no kugeza ku mpera z'isi. Twaganiraga ku mbaraga za Mwuka Wera. Rero mwihanganeho gatoya, ndaje gato dukomeze iri jambo twari turimo twiga. Komeze musoma Bibiliya, ndaje gatoya. Murakoze cyane. Rero twari turimo turebera hamwe kuri aya magambo, Zaburi ya 50 umurongo wa 21. Twari tumaze kuvuga ku magambo Uwiteka yabwiye itorero rya Laodikiya, aribwira ati ntushyushye ntukonje ngo urakazuyazi, kubera ko udashyushye ntunakonje ukabura akazuyazi, ngo ngiye kukuruka. Ibyo byose ngo urabikora ukibwira ko mpanye nawe, ariko ninjya kuguhana ngo nzaguhana mbishyire ku mugaragaro, ngo byose uko bikurikirana. Nari ndimo mbabwira rero umuntu ufite imbaraga za Mwuka Wera, abakomeye, abafite uburinzi. Umugabo ufite Mwuka Wera ntabwo aca inyuma umugore we. Umugabo ufite Mwuka Wera ntabwo ajya kwibeta muri hari ibintu numvise ngo utu tubari twose ngo tuba dufite ngo ibyumba by'abarokore, tubari hafi ya twose. Iyo umurokore ngo aje, hari aho bagenda ngo bakamwicara umuntu uza mu cyumba ahantu, bakamuzanira izo nzoga akazinywa kugira ngo atagira umuntu umubona. Noneho yamara kuzinywa agasohoka nyine yifashe neza, ejo cyangwa ejo akagaruka mu murimo w'Imana, kubera ko abazi ko nta muntu wamubonye aba yumva ko yabirangije. Hari n'abandi ngo bajya bajijisha, akagenda akaka agacupa ka soda, soda yarangiza bakamushyiriramo icyuma akavanga n'inzoga, akagira ngo ari kunywa soda. Buryo uramutse uri umurokore mugenzi umutunguye muzanatse akaba atagwa. Ibintu ntabwo ari byo. Nta Mwuka Wera ufite, kandi umenye ko Imana nta muntu uyijijisha. Imana nta muntu uyijijisha rwose. Imana nta muntu ujya uyijijisha. Imana ihora iri maso, ibikureba. Ngira ngo mwumvise amagambo dusomye muri Zaburi ya 50 umurongo wa 21, aho dusomye ngo ibi byose ngo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mpanye nawe. Ariko ngo nijya kuguhana, nzaguhana mbishyire ku mugaragaro, byose uko bikurikirana. Mwumvise amagambo Uwiteka Imana yabwiye itorero rya Laodikiya. Laodikiya ntishyushye ntinakonje, nakazuyazi. Mu by'ukuri hari abantu bameze nka Laodikiya, si abakristo, si n'abapagani, bari aho mu kigare gusa. Nabo kwirirwa basebya umurimo w'Imana.
ni handi uzajya kumva nunyura ku bantu, mva umuntu aravuze ati, aho kugira ngo nkizwe nka runaka, aho kugira ngo nkizwe na runaka, ngo nabireka. Ukabona wabaye bariyeri, wahagaze mu muryango w'inkugi, watumye abantu batinjira kubera ibyo ukora. Ntabwo uri inzira yatuma abantu bagera mu bwami bw'ijuru kubera ibyo ukora. Nshuti bavandimwe, mureke rwose twihane, dusaba Uwiteka Imana tubabarire, aduhe Mwuka Wera. Mwuka Wera akomeza tuyobore rwose kugira ngo tuzabashe kubona ubwami bw'ijuru, kuko Mwuka Wera ni urufunguzo. Mwuka Wera niwe muyobozi wacu. Umugore ufite Mwuka Wera nawe ntasuzugura umugabo we, ntabwo aca inyuma umugabo we, ntabwo umugabo amubwira ngo narangiza amushingane ijosi ngo amusuzugure. Ntabwo umugore ufite Mwuka Wera ataha nijoro. Hari ibintu njya nkunda kubona rwose, hari igihe mba nitemberera nijoro ku Isuzuki cyangwa se ku manywa, nkanyura nko mu masantire, nkahura n'abagore basinze rwose, ukabona umugore ari kudandabirana, ari kugenda yandika umunani yitura hasi. Nta mugore, kandi ugasanga abo bagore, wenda abo ngabo mvuze, reka tureke kuvuga wenda ko ari b'abakristo bacu, kuko niyo baba batari bo mu ndangagaciro za Kinyarwanda, nta mugore wo gusinda akagenda yitura mu muhanda. None hari n'abadamu tugira b'abakristo, ugasanga nawe arajya mu kabari rwose, araza yasinze nawe kandi ari umudamu kwe. Umugabo yavuga ati, umugore akenda kumwirenza. Ibintu ntabwo ari byo, nta mugore witwara gutya. Ugasanga umugore arataha nyuma y'umugabo, nta hantu umugore yagiye hazwi, yagiye mu gakungu. Ese mwa bagore mwe, muzi ko mugomba gusaba uruhushya abagabo mu byo mugiye gukora byose? Ijambo ry'Imana riravuga ngo umutwe w'umugore ni umugabo we, umutwe w'umugabo ni Kristo, umutwe wa Kristo ni Uwiteka Imana. Bityo rero wa mugore we, gandukira umugabo, gandukira Uwiteka Imana. Bagore mugomba kugandukira abagabo mukabakunda, kuko nibo batware banyu, niyo mitwe yanyu. Nk'uko abagabo nabo bagomba kugandukira Kristo, ariko namwe mwa bagabo mwe mutegetswe gukunda abagore banyu nk'uko Kristo yabakunze akabitangira. Umutwe w'umugabo ni Kristo, umutwe wa Kristo ni Uwiteka Imana, niko ijambo ry'Imana rivuga. Abasaza n'abakecuru bafite imbaraga za Mwuka Wera nabo baba bagikundana. Nta muntu ufite Mwuka Wera uroga, ariko birababaje aho usanga mu nzu y'Imana ariho habaye indiri y'abarozi, ugasanga rwose umuntu uburozi arabwinjirana nta kibazo, kubera ko Imana yamwihoreye ngo irebe ko yahinduka cyangwa ngo akizwe. Ugasanga abantu uburozi barabwinjirana, ugasanga ntabwo bafite nicyo binabatwaye. Ariko mugume mwibuke ijambo tumaze gusoma. Ibyo byose urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mwanye nawe, ariko ninjya kuguhana ngo nzabishyira ku murongo byose uko bikurikirana ngo nguhane. Ibyaha dukora si ukuvuga ko Uwiteka Imana atabibona. Uwiteka Imana arabibona, akatwihorera kugira ngo arebe byibuze ko twahinduka. Yesu Kristo umwami wacu aba twingingira imbere y'Uwiteka Imana ngo mwami bababarire, mwami bababarire, wenda barisubiraho. Uwiteka Imana uko dukora ibyaha tuba tumusubiza ku musaraba. Yarabambwe kubw'ibyaha byacu, ariko iyo umuntu yongeye agakora icyaha, Kristo tuba tumusubije ku musaraba. Kugira ngo hari indirimbo yo mu gitabo, mu ndirimbo z'igice cya mbere mu gitabo cy'indirimbo, indirimbo zo gushimisha Imana. Iriya ndirimbo kanyiririmbaho agace gatoya, iragira iti: ni njye Yesu witanze kera ku musaraba, bitewe n'urukundo ungukiza ibyaha byawe. Mugenzi narakwitangiye, wanyituye iki wowe? Mugenzi narakwitangiye, wanyituye iki wowe? Iyo ndirimbo uyinjiyemo neza cyane ukayumva, igaragaza umubabaro n'urugendo rubabaje Kristo yanyuzemo kugira ngo duhabwe ubugingo, kugira ngo ducungurwe, kugira ngo aducungure, ariko dukomeje kumubabaza. Nshuti bavandimwe rero, mureke dusabe imbaraga za Mwuka Wera, Kristo ajya akomeza kubana natwe, atuyobore, adushoboze muri byose, aturengere
Insanganyamatsiko y'ijambo twize yagiraga iti imbaraga za Mwuka Wera. Twasomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8, aho twasomye tuti aho twasomye ngo icyakora muzaga imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu, Yudaya n'i Samariya no kugeza ku mpera z'isi. Umwami Yesu Kristo abaho umugisha. Njyewe nitwa Masengesho Yves. Reka dusenge Uwiteka Imana ajya akomeza kudushoboza tubize imbaraga za Mwuka Wera. Mwami wera, mwami w'amahoro, Mana nzima, gitare cy'amahanga, Papa mwiza, ndagushimye ndaguhimbaje ko abanye natwe muri aka kanya twari turi mu ijambo ryawe, kandi nyakubahwa Imana nsabye umugisha abarikurikiranye muzareba iki kiganiro ari wese musabye umugisha. Nukuri mwami w'amahoro rero turatsinzwe, tubonye ko dukeneye imbaraga za Mwuka Wera kugira ngo zidushoboze, zituyobore muri uru rugendo turimo. Imbaraga za Mwuka Wera zidushoboze muri byose, zitugirire neza. Nukuri duhe imbaraga za Mwuka Wera, gitare we nukuri kuko turi abanyabyaha. Iyo turebye turacumura, twavuga tugacumura, twatekereza tugacumura. Niyo mpamvu dusabye imbaraga za Mwuka Wera. Mana we nukuri tubabarire, babarira umuhungu uri kureba iyi video, umukobwa uri kureba iyi video, umugabo uri kureba iyi video, umugore uri kureba iyi video, umukecuru n'umusaza bose bababarire. Nukuri duhe imbaraga za Mwuka Wera, dukomeza kutugirira neza. Duhe Mwuka Wera tuyobore muri byose, dukomeza kutuba hafi mu kizu turengere, tugirire neza mwami. Mwuka Wera wawe umuturage akomeza kutuyobora, dushyigikire muri byose nk'Imana turengere. Mana we nukuri duhe udushoboze tugukorere, tuba abakozi bawe mwami. Mana we nukuri ukomeza kuturengera kandi tubabarire, turabanyabyaha. Mwuka wawe Wera ajya akomeza kutuyobora muri byose. Inama z'ikuzimu zitwigaho zitatanye, inyubako z'ikuzimu zisenyagure mu izina rya Yesu Kristo. Dukomeza kuturengera udushoboze muri byose, dushyigikira ubane natwe, uwo umugisha uwo ari we wese. Mana we nukuri dukurikiranye, dukomeza kubana natwe, tuyobore rero turengere, dufashe muri byose, tugirire neza, tuyobore iteka, ubane natwe, dushyigikire, twiyoborere nk'Imana. Mwuka wawe Wera akomeza kudutegeka tuganze. Byose mbisabye nizeye kubikora mbinyujije mu izina ryawe rigera Kristo, mwami w'amahoro, urakoze databuja. Amen. Amen. Murakoze cyane, naho gutaha kandi subscribe ujye ukomeza kuba uwa mbere mu gukurikirana ibyigisho tubagezaho hano kuri Mahombe Empire.